Kenshi dukunda kumva imvugo nk'izi ngizi, wikwigira umukiranutsi, ese utekereza ko uri umukiranutsi? Ndashaka kubaza ikibazo rero, ese birashoboka ko waba umukiranutsi? Birashoboka ko umuntu ashobora gukiranuka cyangwa gukiranuka ni iki? Ubushize twabonye ko ubwami bw'Imana atari ubw'ibiryo n'ibyo kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka, amahoro n'ibyishimo mu mwuka wera. None niba ubwami bw'Imana ari ubwo gukiranuka, abari mu bwami bw'Imana ntibivuze ko bakwiye kuba ari abakiranutsi? None ni gute uba umukiranutsi? Iki kibazo mbajije gishobora gushamikiraho n'ibindi bibazo byinshi cyane, n'ibindi biganiro abantu baba baragiye bagirana n'abandi. Hari uko abantu baba barigishijwe gukiranuka icyo ari cyo, hari no gukiranuka abantu biremera, ariko hari no gukiranuka kw'Imana. Uyu munsi rero ntabwo nshaka ko twibanda cyane ku byo twigishijwe cyangwa se ku buryo twiremera gukiranuka, tukagira ukundi gukiranuka twisobanura bitewe n'ibyo dushaka, ahubwo ndagira ngo twigire kuri Yesu Kristo ndetse turebe n'icyo bivugwaho muri Bibiliya. Hanyuma ndizera neza ko nitujya gusoza uraba wasobanukiwe gukiranuka icyo ari cyo, ndetse biranagufasha kumenya ko ukiranuka nibyo koko aba ari mu bwami bw'Imana. Ese abugeramo ate? Biza bite? Bica hehe? Hari inkuru zizwi cyane zo muri Bibiliya ari nazo ngira ngo twifashishe uyu munsi. Muri Yohana igice cya 3, ikiganiro Yesu yagiranye na Nikodemu, Yesu avuga ku bwami bw'Imana n'uburyo umuntu agera cyangwa se abona ubu bwami bw'Imana. Mu kiganiro bagiranye rero, ku murongo wa 3, aya niyo magambo Yesu yavuze. Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Kubyarwa ubwa kabiri bisobanuye iki? Nikodemu nawe yabyibajijeho. Ku murongo wa 4, Nikodemu aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Ntibyumvikana. Ni gute umuntu avuka ubwa kabiri? Ibyo nabyo bifitiwe igisubizo. Iyo usubiye inyuma gatoya mu gice cya mbere cy'iki gitabo cya Yohana, ubona neza igisubizo ku bijyanye no kuvuka ubwa kabiri icyo ari cyo. Ku murongo wa 10 havuga kuri Yesu, aravuga ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenye. Umurongo wa 11, yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Umurongo wa 12 akavuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Mu yandi magambo, ntibari abana b'Imana, ariko yabahaye ubwo bushobozi bwo kuba abana b'Imana. Umurongo wa 13, abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Babyawe n'Imana. Babyawe n'Imana. Uko niko kuvuka ubwa kabiri. Ese umuntu abyarwa n'Imana ate? Imana irabyara? Iki ni ikindi kibazo gikomeye twakuze twumva tubazwa. Ese Imana irabyara? Hahandi twasomye mu gice cya 3 muri ya nkuru yaho Nikodemu arimo kuganira na Yesu, umva umurongo wa 5 Yesu icyo yamubwiye. Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ni gute ubyarwa n'amazi n'umwuka? Wigiye imbere gatoya mu gice cya 4 aho Yesu aganira n'uyu mugore w'umunyasamariya, ku murongo waho wa 24 avuga amagambo akomeye. Aravuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Imana ni umwuka, kandi ntibishoboka ko wakwinjira mu bwami bw'Imana utabyawe n'umwuka, utabyawe n'Imana. Niba ufite aho wandika rero, wandike uze no gufata umwanya wakongera ugasoma ibi byanditswe, ariko uko turi kubisoma biri kugenda biduha icyerekezo. Wibuke neza aho twatangiriye. Ese birashoboka ko umuntu yakiranuka? Ku bwami bw'Imana ari ubw'amahoro no gukiranuka n'umunezero mu mwuka wera,
umuntu yaba umukiranutsi bigakunda. Iyo ugiye mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 10, Pawulo abivuga neza kuko avuga nawe ibyanditswe, kotinga Zaburi ya 14 aravuga ngo biranditswe ngo nta n'umwe ukiranuka. Ubwo iri jambo ridushyira twese ku murongo umwe. Abavuga ku Bayuda n'Abagiriki avuga ngo nta n'umwe ukiranuka, yaba abitwa ko ari ubwoko bw'Imana n'abandi bitwa ko ari andi moko ari aho asenga ibigirwamana, atazi Imana, ari kure y'amasezerano y'Imana. Pawulo aravuga ngo umurongo twese duhuriraho nuko nta n'umwe ukiranuka. None ubwami bw'Imana ko ari ubwo gukiranuka n'amahoro ndetse n'ibyishimo mu mwuka wera, bivuze ko nta n'umwe waba mu bwami bw'Imana. Ikindi cyanditswe benshi dushobora kuba tuzi nanone ni Matayo 6:33, ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Yesu akomeza adushishikariza ko dushaka ubwami bw'Imana, tugomba kubugeramo, tugomba kububamo. None ko nta n'umwe ukiranuka kandi ubwami bw'Imana akaba ari ubwo gukiranuka, tubigenza dute? Umva rero, mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 21 hagaragaza uburyo gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kugerwaho, uburyo tukubona. Wibuke neza ibyanditswe byose twasomye, byose bitunga agatoki kuri uku gukiranuka kw'Imana no ku bwami bw'Imana. Umurongo wa 21 aravuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Hano hivuga amategeko n'ibyahanuwe irasobanura muri make isezerano rya kera, kuko amategeko ahagarariye ibitabo bya Mose, ibitabo 5 bya mbere byo muri Bibiliya. Ibyahanuwe bihagarariye ibitabo byose by'abahanuzi bo mu isezerano rya kera. Pawulo rero abivuga neza, aravuga ngo ibi bitabo by'amategeko n'ibi bitabo by'ubuhanuzi byose bigaragaza gukiranuka kw'Imana, biraguhamya. Umurongo wa 22 ngo niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Gukiranuka kw'Imana kubonerwa mu kwizera Yesu Kristo, kuko hari ikiguzi yatanze incungu, yamennye amaraso kugira ngo umwizera ntarimbuke ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umwizera ntabe akiri uwo gukiranirwa ahubwo abone gukiranuka kw'Imana. Kwitwa gukiranuka kw'Imana kuko tutagukorera, tutaguhingira, tutakubirira icyuya, ahubwo twizera Kristo tugahabwa iyo mpano. Gukiranuka kw'Imana rero ni impano. Kugira ngo ubyumve neza, mu Bakorino ba 2 igice cya 5 reka dusome umurongo wa 20 n'uwa 21 ari naho dusoreza uyu munsi. Haravuga ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Utigeze kumenya icyaha ubona inde ni Yesu Kristo, ntiyakoze icyaha. Ariko Imana ntago yamwikoreje ibyaha byanjye nawe, oya, yamuhinduye kuba icyaha. Ubwo Kristo yaramanitswe ku musaraba, n'icyaha cyari kimanitswe ku musaraba, n'icyaha cyari kirimo gutsindwa, n'ikiguzi cyarimo kwishyurwa ku bwawe nanjye. Pawulo bivuga neza rero ngo utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha, kugira ngo njye nawe abamwizera tubone gukiranuka kw'Imana. Ni ugukiranuka kw'Imana kuduhindura abakiranutsi. Yesu Kristo
niwe gukiranuka kw'Imana. Iyo rero tumwizeye tubona kwa gukiranuka. Ubwami bw'Imana rero nubwo gukiranuka, kwa gukiranuka duheshwa no kwizera Yesu Kristo, nubwo amahoro n'umunezero mu mwuka wera. Ubutaha tuzavuga ku mahoro n'umunezero. Ndizera ko rero ubonye byibuze iby'ingenzi bishobora kugufasha gusobanukirwa gukiranuka kw'Imana icyo ari cyo n'uko ubibona. Ubutaha rero umuntu nakubaza ngo ese uri umukiranutsi, icya mbere ukwiye gushaka kumenya ni ese wizeye Kristo? Ese Kristo ni umwami, ni umucunguzi w'ubugingo bwawe? Niba igisubizo ari yego, ubwo uzi icyo gusubiza. Niba igisubizo ari oya, utarizeye Kristo, utaramwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ubwo uzi igisubizo icyo ari cyo. Muri iyi gahunda rero ya menya n'ibi, aho dukomeza kuzana ikibazo twibaza ndetse tugashakira igisubizo, ndagusaba niba utarashoboye kubona ibiganiro by'ubushize ugenda ubikurikirane. Niba utarashobora gukora subscribe, genda ukore subscribe ndetse usangize n'abandi iby'ubu butumwa. Ibyo wigiye aha bishyire n'abandi, ubyigishe n'abandi. Amahoro y'Imana abane nawe. Ubaye ufite ikibazo jya muri comment utubaze cyangwa se utwandikire kuri email ubona kuri YouTube channel. Amahoro y'Imana abane nawe. Umunsi mwiza.